Indirimbo ni ya Rotimi ari kumwe na Wale yitwa In My Bed. Mbibutsa ko hejuru muri bio yanjye harimo nimero ya WhatsApp, ikaba no muri mobile money mushobora kumvugisha tukabinoza. Ati mukundwa, hari gahunda, hari inama mu buriri bwanjye. Mu buriri bwanjye hari inama tuze guhurira mu buriri bwanjye. Mu buriri bwanjye hari gahunda turi bupangire mu buriri bwanjye. Oh, mu buriri bwanjye hari gahunda turi bugirane mu buriri bwanjye. Mu buriri bwanjye njye nawe turi kumwe biraba byoroshye. Ndaza gukuramo kandi uraza kubona ukuntu bibe fresh. Ndaza kuguhirika gato, gusa turaza kumarana igihe ijoro ryose. Reka nandike mbisinyire kandi mba mbona umubiri wawe unyenspira. Ibi byera bibyanjye nawe. Ndaza kuguha vibes zitandukanye, uze kundeba gusa witegereze icyumba cyanjye, kubera ko ndaza kukugeza mu ijoro. Mbwira icyo ushaka mbisubiremo, mbwira icyo ukeneye ndaza kubyipfukamira. Ninjya mu rukundo birabibona. Umva uraza gufata ibyo ufata kandi nkabona uranyeneye. Ndaza kuguhereza vibe zirenze, witegure kunkuraho nanjye ngukoraho. Ndaza kubikora nta Viagra. Ibintu ndaza kubijyana ku rundi rwego. Ndaza gutuma amazi yiruka. Ndaza gutuma uririmba indirimbo yanjye. Hari inama, hari gahunda turi bugirane mu buriri bwanjye. Hari inama turi bugirane, duhurire mu buriri bwanjye. Hari akantu turi bupange. Hari gahunda turi bupangire mu buriri bwanjye. Tuze guhurira mu buriri turaganira utuntu twacu. Oh na na na, duhurire mu buriri bwanjye mu gitanda. Nukomeza kwizunguza gutyo, urukundo rwose ruraza kunshanga. Uroroshye kurusha akayaga.